hama hamwe urebe ikintu mikagiye gukora agiye gushaka ikintu icyo ari cyo cyose kibi kuri Regis aza kivuga no ku mihanda kandi harashya Miki uwo ngo Regis yashyizemo impuhwe zingana gutyo mama nzagusura mama ibyo wambwiye nzabikora ntago ari mama we ni mama wa Miki nimba utagiriye umwana impuhwe ndavuga Miki ukaba uri kumuzana hano ku mihanda ukazanamo n'ibintu bya nyina n'ibiki ryabanga rya Miki ukaba uri kurizana hano ku mihanda Miki nta muhu mugiriye wowe urajya kureba mama wiwe gute waruzi yuko umwanzi ngira ari nge nimba Miki atarahaye agaciro Regis wamukoreye brand nyina nibyo cyaka kukubaza agapromota se we urumva yamutima nibyo cyaka kukubaza ntago agapromota arakora kuramo ibye ntago yakora kuramo ibye kuko aracyakeneye Miki mu buzima bwe kandi utarabona umuntu usimbura undi muntu mu buzima bwawe ntago upfa kumwirukana nutanyibuka nubwo wenda nawe kintu nakumariye cyangwa nge sinkwibuke uri zero nta n'umuntu uzaha agaciro kuko ngewe ndi kimwe muri fondasiyo y'ubuzima bwawe nanjye uri kimwe muri fondasiyo y'ubuzima bwanjye ejo bundi ntangira gukoresha ibikamera birenze sibyo n'abantu barenze ntago nzaje kuri DP ngo mvuge ngo kariya ngo kari agashenze kuki utibuka uri kubyumva kuki utibuka mugira igira uri kuvuga uri kubyumva agaciro wagize kugira ngo ugera aho ugera ni haba handa abantu nyine tuba twigira bantibindeba nimba utibutse umuntu wagutangije ibintu cyangwa wagushize mu bintu n'Imana ntago ushobora kuyibuka. Yes, turizera ko mumeze neza cyane bakunzi ba Men Empire, turizera ko aho muherereye hose mumeze neza cyane, yaba mwebwe mudukurikiye hano mu gihugu cy'u Rwanda mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse namwe mutwumva muherereye ku migabane itandukanye y'isi, turizera ko mumeze neza cyane. Turagarutse n'umutumirwa wanyu mukunda cyane, nge nitwa Depiwa nk'ibisanzwe, ariko mami by'umwihariko mumaze kumumenyera. Turagarutse n'amakuru cyangwa se n'ibiganiro n'ibitekerezo bidahwema kutugira inama ndetse bidahwema guhindura ubuzima bwacu muri rusange abadufitiye. Twagarutse hahiye mami umeze neza mbere ya byose? Meze neza ndashima Imana, ndi muzima, ndiho. Uriho baho ugomba kubaho, ibyo jambo riri kumfasha muri no minsi kandi ahantu nari kopeye narabyutse ndiyumvamo kandi nshaka ngo rizafasha abantu benshi. Yego na mahoro meze neza? Meze neza. Muri iyi minsi uri kutwitaho? Ndi kubitaho, mbirimo erega ibintu byose undi Imana yaravuze ngo umurimo uzerekezaho amaboko yawe izawuhira. Ikintu cyose uzi gukora ujye ugikora neza, nanjye nshaka kubikora neza, nabonye nshobora kuzabikora neza. Yego mame, ni ukuvuga ngo abasitari bamaze iminsi bakora ubukwe ariko buriya kumenyekana ni ikintu, ubu kubuzwi ni ikintu, ariko kubuzwi nanone si ikintu buriya. Hagati aho ngaho uwitwa Regis ndetse n'uwitwa Miki ntago bari gucana uwaka, ndetse n'umunyamakuru M Irene yabijemo. Ibi bintu murabihera hehe cyangwa se ibi bintu mu by'ukuri kuba Regis yarazanye Miki muri uru ruganda rwa sinema, kuba barahatwitse barahitinze nyine ibintu bikagenda bigashyuha bikaba bigeze kuri runo rwego, noneho Regis nawe ubwe aza akavuga ati narashotowe, ibi bintu ntago mbyihanganira. Ubundi Miki yabariya kwa kuvura amaso umuntu ubwo ndi kuvuga Regis kuko niwe wazanye Miki muri iyi industry, yaba ari kwa kuba Regis yarazamuye Miki akaba atangiye kumura umuntu amaso agahita kubona bwa mbere. Yaba ariko bimeze ibi bintu? Ubundi hakubiyemo biriya bintu iriya saga yabo nabonye ikubiyemo abantu batatu buriya. Yego, ikubiyemo Regis nk'umuntu watangije ibintu, akaba ari we nyirabayazana, kuko Miki ntago twari tumuzi cyane atarahura na Regis, ariko niwe wamuzanye, yarari kugira neza nyine. Ndi kubanza nkubwira abantu batatu bari muri ibi bintu akantu ku kandi niko. Yego, harimo Regis, harimo Miki, harimo na Irene, kuko Irene niwe watumiye Miki kuri channel yiwe. Yego,
birangira Miki nyine yivuyemo avuga akantu kuri Regis, kandi Regis ntabwo yari kwihangana. Kubona imigirigiri harya ni imigirigiri, ariko se reka mbanze mbabwire, umuntu yakubereye umugabo yaragutunze ntago kandi bikavuga ko atigeze agira nta no ex afite, yari sheri we, ariko nubwo baba nyine nuko mwihakana kwa kunda ubona umuntu nyine atakiri on the top kuri wowe ugatangira ukamwihakana, ariko tuzi uruhare Regis yagize ku buzima bwa Miki. Ntaho Miki yaje rwose sinari no kuzamumenya vuba, ariko Regis yatumye Miki yamamara rwose, yatumye yamamara. Ikindi nanone na arika promoter nawe twamwumvaga gutyo atarahura na Miki, ntago yari yamamara cyane. Sibakubazaga ngo aga nuwuhe ukamuyoberwa. Yego. Ariko Regis yubaho, Regis mana yanjye, Regis burangenda namutinya bite n'ukuntu akunda gukina amafilimi ari serious, ubona Yohana harimo n'ubugome bukomeye. Nyine buretse gato kakano tubijyanemo neza. Nukuvuga ngo wowe ubwawe urivugiye uti Regis niwe wazanye Miki ku mihanda muri game. Yego. Noneho barahitinga baratrendinga, harashya birwa basomana bambara reka bana. Noneho birangira Miki ari uzanye aga promoter amuvanye hehe kuri TikTok amuzanye mu gakino. Yego. Ese aha hantu kugeza ubu ngubu ikibazo kiri cyari hagati ya Miki na Regis. Ariko nanone shabari gucyurirana bagakabye. Ari kubakina agakino akafata aga promoter. Oya ntago ari agakino kuko aho bigeze ibya Miki na aga bimaze gufata indi ntera. Tudaciye ku ruhande barabana nk'umugabo n'umugore. Yego. Ariko nanone Regis kuntu bagenda bamukatira nyine ubona ko Regis nubwo byabaye ibyo bintu ashaka kubagaruka hafi, kuko urabona Miki ubundi kuntu byatangiye ngo Miki yacitingaga Regis. Regis akagenda mu message ya Miki agasanga avuye kwa aga n'ibiki kandi bakibana bazi ko bari muri relationship. Regis yabibona gutyo akababara. Noneho naho batandukaniye nko kubipa. Aga ni mubyara wa Miki. Ariko ababyara barabyarana nta birenze. Oya hari kwa mubyara we buriya. It's about you, I don't know. Ari kwa mubyara we rwose yarabivuze kandi bajya no kubizamo, hari hano ari kwa mubyara we. Kandi iki kintu ndagira ngo tugihuze nuko Miki yavuze ko nta mu ex afite. Hariya kuba ari kwa mubyara we ubwo bivuze ngo aracyakundana na Regis. Kuko nta n'umu ex yigeze. Ntago akundana na Regis, nimba banakundana n'abanyamatiku. Reka nkubaza, ni gute umuntu w'umugabo azana shabura uri mubyeyi wifungiwe ngemba mbona bamuzana mu bintu, ariko nanone Regis arakabye. Ni gute ubundi wavuga ngo ugiye ngo gufungisha mama wawe? Nanjye mba numva biri kumvanga pe. Ariko nanone shabara abantu Regis avuga ibintu ababaye neza ukavuga ariko oya bari no gucyurirana bikabira. Umuntu baramugiriye neza warangiza ukamwibutsa utuntu wagiye umukora ntago tubari twiza rwose. Ariko tujyanemo neza. Regis wubwe ari gutanga umugabo wuko atajya agaragara mu itangazamakuru. Atagaragara mose yirirwamo ari gukora iki? Ari muri cinema ntabwo ari muri cinema ariko hari hose. None se ari mu biki ngubu ari mu biki? Niyo mpamvu nawe yiseguye. Ikindi kandi Miki yavuze yuko Regis atajya akoresha umuntu nta zindi profa mufiteho, atari bugukoresha ntago mwajya muri relationship. Nanone ugasanga mwana rero the pure nimba ukundanye n'umuntu agahita gushora mu bintu. For example nk'aha ngaha wenda nkorera muri business, ugasanga ni nko gufata abantu banjye ndi kubashyira mu zindi business zitari izabo. Noneho ugasanga ni ibintu ari n'igihe wenda abibashoramo batabishaka niko mbyumva. Aramutse bashoramo babishaka nta kibazo. Baba bikunze. None se nukubera iki abantu bose bakundanye na Regis ahita bashyira mu bintu by'amamovie yiwe abantu kabona bari gukora ibintu biri true. Bazara abafana babikunze bikarangira babyisanzemo kugeza ubu Miki urwego ariho ni rwiza kandi aje muri cinema azanywe na ni rwiza pe Miki ameze neza uko ndikubone ari kuyingayinga ibiro byanjye. None se ntiyakabaye arasa neza ameze neza. Ngubu asigaye akora prank gatirebwa n'ibihumbi bingahe. Amaze gufatisha ahubwo yagakwiye no gushimira Regis. Niyo mpamvu bakanabana neza ako kantu gakosore kuko waruvuze ngo hari
burya abibazanamo ari agahato cyangwa bitabarimo ahubwo oya ni Miki wabivuze ariko Miki yaravuze ngo Regis ntago mwakundana atari kugushora mu business iyi nta profit ziwe agufite aka kantu ndagira ngo nako tugashyireho umucyo ubundi umuntu ntacyo agutezemo tuvugisha ukuri nta kintu mwaba muhuriyeho nta kintu abona azagukuramo nta kintu uzamufasha abona uzamufasha ngo ave ku rwego rumwe agere ku rundi ubundi uwo muntu mwatindana muri gukorana iki ya ariko barahundanaga si bakundanaga ariko bakundanye babanje kujya muri business gukundana biza nyuma babona ko business zaraninga nyine n'urukundo ruhita rwuririraho oya Regis nawe nyine abagomba kukubyazamo umusaruro of course kubera yuko muri gukorana ariko nanone ngiye ikintu mbashyize imbere nimba nakubyajemo umusaruro uri kubona yuko uri bufitemo profit kuko Miki yagiramo profit nta n'umuntu ari gupfa kumumenya ko yarasanzwe burya Miki akina filime rega ariko yari ataramamara nta n'umuntu wari umuzi yakiniraga he hari ahantu yakiniraga filime naho ariko wambabare hari filimi yagiye gukinamo uri kumva ariko ntiyamamara ariko akigera kwa Regis niho yase yamamara ni ukuvuga ngo ari no muri timu ya Kiramani ariko yahereye ni ukuvuga ngo kuba ari muri timu ya Kiramani Miki ni fondasiyo yaturutse kwa Regis ariko rero Miki nawe rero ni hit ndakurahiye reba Miki bundi nta natane na Muyango bari abantu ni ukuvaho ndajyaho reba ahantu saga za Miki zagiye zitangirira ziza kuri Kiramani reka ngo bashwanye none ikintu kiri kuntangaza wabonye iriya foto ku bukwe bwarinda ewana kuntu baba bameranye ako Miki oya ni mu bukwe bwa Vestine mu bukwe bwa Vestine ameranye neza na Kiramani rwose nta kibazo bafitanye njewe ndagira ngo nze kukugezaho verisiyo cyangwa se ibyo Regis yamaze kuba ashyira hanze amaze guha ukuri Miki ibi bintu ndagira ngo tuze kubijyanamo neza kuko hari amagambo yagiye akomeza gukomozaho afitanye isano n'ibyo yaganiriye na mama wa Miki ariko se yari amaze kugaruka cyane buriya rero no kuba inshuti y'umuntu rero ukamwereka twinshi twabiba ari bibi kubera yuko urumva agira ahahera gusenya ntabwo wambwira ngo azanyemo ibintu bya mama wiwe mwana nawe amukunda bivuze ngo Miki nimba yamutaye hanze Regis nawe aramuta hanze ariko nanone kari akajambo karababaje noneho yarakavuze mbona asa nkaho bimuteye isoni na Irene yigira ukuntu uri kumva nkadashaka kubyumva kandi Irene buriya rero Irene ni umukristo ariko hari ibintu ajya none ko Regis yavuze ko hari ibintu ajya akora ukabona nta ari kukwereka ko adashaka kuvuga icyo kintu kandi agashiduka utumye akivuga Regis yavuze ko abanza kubatamo ako kantu noneho Regis yavuze ko abanza gutama bagiye gukorana ibiganiro nabo hanyuma abanza kubatamo se ariko nanone Irene ntabwo iraca noye rwose ariyo kubanza kugurira umuntu yijeho kuko akenshi umuntu yijeho nanone abashaka nawe kwamamara cyangwa kugira inyungu akuraho ni ukuvuga ngo mu bigaragara ari amagambo Regis yavuze afite agahinda mu by'ukuri yari afite agahinda ndagira ngo nkubwire amwe mu magambo cyangwa se musomeramo mu magambo yanditse soma cyangwa utwumvishe record nimba bifite ntari reka nkubwire amagambo yanditse kuko mu kiganiro yakoze yayasoreje harayandika arandika ati mama Imana ikorohereze ndagukunda ndagusengera iminsi isigaye ngo utahe niyo mike ibyo wambwiye ndi kugerageza cyangwa se ndi kugerageza kuba nabikora n'umwuzukuru yarakuze ibisigaye vuba ndagusura cyangwa se ndagusura tuganire ndagukumbuye mubyeyi God bless you mama asifiwe ninde asifiwe ni Miki ariko none reka nkubwire bajya bavuga ngo urusha impuhwe nyina w'umwana abashaka kumurya umwana ninde nyina ninde sibyo yego Miki uwo nguwo Regis yashyizemo impuhwe zingana gutyo mama nzagusura mama ibyo wambwiye nzabikora ntabwo ari mama we ni mama wa Miki nimba utagiriye umwana impuhwe
ndavuga Miki ukaba uri kumuzana hano ku mihanda ukazanamo n'ibintu bya nyina n'ibiki n'ibiki ryabanga rya Miki ukaba uri kurizana hano ku mihanda. Miki nta muntu umugiriye, wowe urajya kureba mama wiwe gute? Uri kubyumva? Nose Miki yahuye na Regis kuko amukunda. Mwumve nanone ako kana, sibyo? Yego. Afata Regis nk'umuntu bakundana. Nimba nkunda koko ngwino njye kukwereka mama wanjye. Yari yanze Regis? Ntago yari amwanze, ahubwo ni nka kwa kundi yagira ngo ashimishe nyina. Ajye kumwereka inshuti babana, inshuti bari gukorana. Ntago Miki rero yaba yarafungishije mama wiwe ngo noneho inshuti yungutse ajye kuyereka nyina muri gereza. Harasi nta handi hantu harenzeho kujyana inshuti yawe. Uri kubyumva? Nimba rero Regis adafite impuhwe Miki yararakajwe n'ibyo yamuvuzeho, yibizana mama wiwe. Nose aramuzana mama wiwe arabizana gute? Ibyo Miki ari gukora ari hungabana afite kubera ibyo yakoreye mama we kugeza ubu ngubu ari nk'igitambo, cyangwa se bimwe mu byo mama we yakoraga cyangwa se yakoze byatumye Miki akura, kugeza ubu ngubu nawe yabikozeho. Byakabaye ari Miki uri muri uriya mwanya mama we arimo, ariko mama we akaba urimo nk'igitambo, ndetse nuko Miki yamwitwayeho akaba ari ibintu byamuteye agahinda, tugendeye kukuri cyangwa se ku byo Regis yabashije kuba ashyira hanze. Impamvu mbivuga ni iki? Ushobora kuvuga uti ibi byose Regis ashobora kuba ari gusesereza, ariko mu by'ukuri washotoye undi mbere ninde? Miki ni washotoye Regis, ndabyumva, sibyo? Ariko nanone nimba nawe ukubise ugarukiye umuntu, sibyo? Nawe imuzanamo ibya mama. Arega ibyo nta matiku depi. Niyo uzanye umubyeyi w'umuntu kuri tere ukamuzana hano ku mihanda utamuzi, ukajya kumucumuza nawe ibere muri gereza n'isheni itamworoheye, impungure zamunaniye, ukamuzana hano rwose. None se najya kumusura azagenda amubwira ngo umukobwa wawe yambereye mubi? Urumva ari inkuru? Reka nkubwize ukuri, nimba mutaza agaciro ka mama w'umuntu muzana gakinisha. Mama w'umuntu niwe muntu ukunda umuntu hahandi yifuza gupfa mbere y'umuntu. Uri kubyumva? Ntiwambwira rero ngo ntungire impuhwe ngo ugiye kubibwira mama wanjye yanaguhitana, kuko naba nica, naba ndoga, naba nsambana, naba niba imbere ya mama wanjye ndi umwana, kandi amakosa yose nta kintu yantwara. Wimbwira rero ngo urajya kundega kuri mama wanjye kuko ahita avuga ati ahubwo ngira Imana umwana wanjye amukwepe, kuko uyu muntu ni umwanzi. Depi reka nkubwira icyo wankorera cyose, wenda nanakurega kuri papa wawe yapfa kunyumva, ariko mama wawe arakubwira ati hangana umwana wanjye yarananiye gutya na gutya, ariko nta kintu yakora ku mwana we. N'urwara gutya ntiyarumukoraho. Ampresi yaramwitangiye, none se yaramwanze? Ntiyaramwanze, ariko wimbwira ngo Regis ngarajya kubwira mama we ngo ibiki n'ibiki. Ahubwo Regis nawe yamenye ibanga rya Miki koko. Nimba koko ari we wafungishije nyina, nose arabiza kubitubwira ngo bigende biti. Arakabije. Ni nka kwa kundi umuntu n'umwanzuro w'uburakari Regis yakoze pe, kuvuga ngo Miki ngo yapfungishije nyina. Nese yaramwanze. Regis yavuze ko Miki yarengereye. Nyine Miki yarenge nawe mwinjirira mu muryango. Nyine yamwisa akagirigiri. Nanjye akivuga karakana ese nikanga. Noneho Miki yifata gutya, uri kumva nk'umuntu utinya ibintu avuze. Yego. Arangije ahita abigarukaho, ebana atatsindagira yuko Regis nta kigenda kiwe. Yahise birenzaho, nyine usanga ari kumusenya. Ariko buriya reka nkubwize ukuri, nimba utibuka umuntu wakugize uwo uriwe, nta n'umuntu uzubaha. Fondasiyo reba, reka nkubwire depi, reka nkubwire si turi gukorana, iyi channel yacu iracyari hasi, ntago iragera hejuru cyane. Tubashishikariza abadukurikiye gukora subscribe, bakore subscribe, bakomeze badushyigikire. Yego, Imana ibahe umugisha. Reba ukuntu ngiye nawe tuba turi gufatanya, isaha wenda tuba turi mu kazi turi kuvunika, nutanyibuka nubwo wenda nawe kintu nakumariye cyangwa nge sinkwibuke, uri zeru, nta n'umuntu uzaha agaciro, kuko ngewe ndi kimwe muri fondasiyo y'ubuzima bwawe, nanjye uri kimwe muri fondasiyo y'ubuzima bwanjye. Ejo bundi ntangira gukoresha ibikamera birenze, sibyo? N'abantu barenze, ntago nzajya kuri depi ngo mvuge ngo kariya ngo kari agashenze. Kuki utibuka? Uri kubyumva? Kuki utibuka mugirigiro uri kuvuga? Uri kubyumva? Agaciro wagize kugira ngo ugere aho ugera.
ni haba handi abantu nyine tuba twigira ba ntibindeba nimba utibutse umuntu wagutangije ibintu cyangwa wagushyize mu bintu n'Imana ntabwo ushobora kuyibuka. Ibi bintu bibaye ari byo izi saga ziri kuba hagati ya Miki ndetse na Regis yego zibaye ari byo Regis yatanze umugabo w'uko agapromota n'umuntu mwiza nta n'ikintu aba yitayeho ni umuntu mwiza kuri Regis nta n'umuntu mwiza ukibaho ubundi buri n'ikimenyimenyi aba mwiza kuba wenda Regis yaje kubishyira hanze nuko Miki ashobora kuba yatatse umukunzi wa Regis kugeza ubu ngubu bari kumwe. Ese ibi bintu bibaye ari byo izi saga zose abaye arizo agapromota bakundanye kugeza ubu ngubu cyangwa se babana nk'umugabo n'umugore uri kumva ibi bintu agapromota niba wenda uburyo bahuyemo ashobora gusubira inyuma agakora reverse agasanga ni muri iyo situation imeze gutyo yakora iki se agako byatumye nawe amenyekana tukamumenya birushijeho yakora iki se ahubwo afite ubwoba ko Miki nawe azamwemeza yagira ubwoba kazamwemeza kuko nimba Miki atarahaye agaciro Regis wamukoreye brand nyine nibyo nshaka kukubaza agapromota se we urumva yamutinya nibyo nshaka kukubaza ntago agapromota arakora kuramo ibye ntago yakora kuramo ibye kuko aracyakeneye Miki mu buzima bwe kandi utarabona umuntu usimbura undi muntu mu buzima bwawe ntago upfa kumwirukana rahira oya ariko abantu barwaye indwara yo kwibagirwa aho bavuye kuko nubundi umuntu amaze gufatisha mwana kugira ngo yibuke ahantu yavuye biba bigoye yego hari ikiganiro nahoze ndeba kuri YouTube Sabi ari barimo baramubaza ngo nukubera iki ngo se koko ngo atandukanye na bara abantu mwatangiranye bakwirebero yego hari umusaza ese niki wabivugaho ariko Sabi bura n'umuhanga Sabi n'umunyabwenge cyane aravuga ati ngiye bari abantu mbaha agaciro gakomeye nimba barafashe umwanya wo kuza kumvuga kamvuga nko kunyicaraho bakamvuga bakavuga ububi bwanjye icyubahiro mbagomba uri kubyumva ngiye nta kintu mbavuzeho kereka bo ubwabo nibafata iretre bakandika bakansaba yuko mbavugaho nibwo nzicara nkabavugaho niyo mpamvu ushimira Sabi yuko we aba yabyitwayemo neza reka nkubwire ntacyo wumvamo oya ntacyo wumvamo nyine reka nkubwire kuvuga ku cyamamare sibyo nyine iyo umuntu ateye imbere abantu baramwanga sibyo abantu bamugendaho ntago wambwira ngo uri kujya ahantu gukubita diro iri buguha 500 sibyo ngo mahano baguha 200 noneho rero babandi baguha 200 sibyo iyo batari kukubona ravuga ngo wabiciyeho n'ibiki n'ibiki ariko ni kubuzima buba bumeze ariko ikiza mushimira nuko atagenda ngavuge ngo barasi ubundi bangeza kuki yagakwiye no kuba yabivuga akabavuga ati se barabangeza kuki nta kintu bamariye n'ibiki bandeka mbaho ubuzima bwanjye ni ibintu byinshi yakisobanura ako yavuze ati icyubahiro mbagomba njye ntago ndi wo kujya gusubirikanya nabo ngo mvuge ngo twapfuye ibi nibi ariko barabizi no kuvuga ngo we Sabi baramuvugaho akunguka n'izina rye rigakomeza kugenda ritumbagira oya ntago ari ngombwa Sabi izina rye ritumbagira kuko bamuvuze Sabi yaragafashe umwana Sabi ari mu mitima y'abanyarwanda kandi ikindi aritwararika abo babigizemo uruhare nabo nyine abo babigizemo uruhare niyo mpamvu atagomba kubasenya kandi nabo nimba bamukeneye nibareka kugenda bamuteza abantu izina rye bagomeza baryica sibyo nibamushake babivuga niba bitonze cyangwa nimba ari na support bagenera ahibagenera kuko nimba warakoranye n'umuntu umaze kugafata bo bavuga ngo bijiye bijango yaramujyanye ngo amujyana i Kigali n'abandi bantu bafasha irebero nimba umaze kugafata ntago hasiga umuntu mwavunikanye ngo umusiga ahantu wowe uzagenda utera imbere ntumujyane sibyo nta kosa yakoze ahubwo niba bajye basenga ngo komeza atera imbere n'abandi abajyane kuko n'ubundi ntago bagomeza bari hasi no kuvuga ngo irebero ryabaye irebero nk'irerero niba Sabi yaravuyemo n'irerero ndakavamo aho ngaho ubwo kandi twahinduye sije abadukurikiye ubwo aho ngaho ntago bigaragara ko abayikinagamo mwirebero ntago habayemo uburangare bwo kuba buri wese yakwigaragaza kugira ngo nawe agere ku rundi rwego oya biriya n'umugisha ni manu y'Imana
ntabwo twese tuzaterera imbere ubusa abantu twatangiriye rimwe hari abagezeyo hari n'abakiri mu nzira n'abakiri gutangira wenda for example DJ Brian Vlog si ukwezi kumwe yakoze channel igahita igira abantu 100 sibyo 1,100 hari umuntu ukiri ku basabu 20 cyangwa 50 wihirinze sibyo wirinze ukora video buri munsi ariko nta kinageraho sibyo rero bari umugisha w'umuntu cyangwa n'ukuntu amaraso y'abantu bayakunda ntago rero wajya kubiririra ngo uvuga ngo kuyu ngo yateye imbere ngo kuko nguyu amase kugera ku rundi rwego reka ntangire mu manure ngagaruka zandebe kandi umuntu wese abashaka kugera kubiri imbere ibi twari tubivuzeho dukomoje kuri iriya nkuru ya Regis ndetse na Meki tugenda tutangiramo n'izindi ngero ariko ubundi kuki umuntu mushobora kuba muri kumwe mu rugendo cyangwa muri mwubaka fondation birumvikana mwese mufite papasi yuko mugomba kugera ku nyungu kuri profit ariko profit muzaba musharinze kuko mwasharinze gukora fondation ese kuki abantu bagera hejuru ugasanga umwe ashaka kugira ngo akwangiriza ari we ugaragara mbere kurusha undi yego yewe nibyo byo kwangirizanya amazina ndetse no guhigana mu by'ukuri bitangira kuki bikunze kubaho cyane ni inda nini sibyo ni ukwikunda ese ubundi kubera icyumva ko nkomeza nkagukoresha reka nkwereke hari abantu babana n'abakozi bo mu rugo abakora akazi ko mu rugo sibyo akavuga ngo uyu muntu ngo tumaranye imyaka 5 ugasanga umwenda yavanye wabo n'uwacyambara kwa kundi yasaga ni kwagisa ariko ukagenda ubwira abantu urirata ngo muracyari kumwe wamumariye iki se waramuziritse nta n'ikintu mumariye aracyakora akazi ko mu rugo ntiwona mujyanye no hanze byibura ngo agire ikintu yiga n'umwuga byibura cyangwa agira kandi kanamenye ahubwo aracyarira abana bawe aracyari ibintu muri mu mutwe ko organize ibyo bintu wamumariye iki se nukwikunda warangiza ukavuga ngo numwana mwiza tumaranye igihe wowe se wamubereye umwana mwiza aho ni ku ruhande rumwe hari n'uwundi ukomeza kumva nyine abantu nibakumva yuko abantu babaziritse nk'ubu ngubu nawe turakorana ejo wamara wakwibonera nk'undi muntu nkatamvuga ati iki niki reka nakure kukigendera kubera yuko n'ubundi amahirwe aba ari ayawe nanjye niboneye undi muntu ukurenze nakubwira ati reka mbe nkorana n'uyu nguyu kandi wagenda ubabaye vugisha ukuri depi wagenda ubabaye atigiye umuntu twarazamukanye uri kubyumva maze kugera aho mugeze abantu baramumenye bari kuza bamubwira ati duha akazi gutya na gutya none arantaye waza ubivuga ariko uko umuntu ateye umutima w'umuntu cyangwa ukuntu kamere z'abantu imeze aho ibintu biri niho bajya nimba ubana n'umuntu nta change mubaho wohubwo uri kumutsindagira uri gutuma atazamuka nimba yiboneye amahirwe mureka azamukane nayo tujye tureka imitima mibi urabyumva ute ariko nazamuka yere kwibagirwa abasizi iyo ngiyo oya none sijye nagaruka nkakubwira ngo ngwino dukorane kandi udashoboye kireka nko kuguca nkakubwira ati bya bintu wabibye byaciyemo fata ibihumbi bingaho ujye kumera neza ariko nubundi nimba ibintu tubikorana ntugire icyo ungezaho nuse ndagaruka nkurebe gute urajugunya ntago ujugunya ahubwo kumuha agaciro ni hahandi sibyo ushobora nko kubona pasi ukayimupasa nimba umaze gufata urwego rwo hejuru biri gucamo muzamurire nawe status yiwe umukorere marketing uvuga ati aba bantu bazi gutya na gutya bashoboye ibi nibi nabo nimubaha akazi gutya na gutya cyangwa nabo ubabwira ati se ko ngiye maze kugera kuri iki nta kuntu nashora muri uwo mushinga wanyu kugira ngo inyungu mbona namwe nsibasangizeho ariko hari n'ukuntu ngo umuntu ashobora kubona uwo bari kumwe azamutse ageze kuri level runaka akatangira akamugendaho akumva ni wateze byose kwa wamuhati yarafi akamusaba nibirenze n'ibyo afite buriya nimba ari abantu bakennye n'abastar nimba ari abantu batagira kashi nyine zifatika gutya ngo wenda kubwira ngo ndi muri uyu mujyo cyangwa mfite business cyangwa ibindi bintu mfite biri stable byandwanaho ejo nejo bundi mwiharika abahanzi abahanzi abastar nuko babana gutya tukabashegera tukabona babayeho neza ariko nibo bantu babaho nabi ntashobora gutega moto cyangwa akagara ahantu bitewe na situation arimo n'amafaranga make cyangwa ibindi bintu biri public nyine baba babayeho ubuzima buri mu mwijima ubone nkawe ubu hari utuntu utajya gutana uzi nanjye mba numva nyine ibintu byose mbikora neza yanjye nta ndagera sinifuza ko binarenga cyane ariko nibinaba ni umwaka ndakurahiye kuko babiteye ubwo
ni n'umugisha ariko nanone biba biteye ubwoba. Yego. Ni ukuvuga ngo ibi byose tuba tubigarutseho kugira ngo tugende tumenya ngo ese dushingiye ku ngero z'ibiriho ndetse n'ibifatika buri wese yakabaye akuramo ibihe biki, yakabaye akuramo irihe somo. Mami, ndagira ngo tunagana ku musozo, hari icyo wabwira umuntu dukurikiye dushingiye kuri ibi byose tuba tumaze kuvuga ndetse n'ibiba byabaye, hari ijambo ry'ubwenge wahereza umuntu cyangwa se wabwira umuntu nawe akagira icyo akuramo, akamenya ngo hari iyo yavuye ariko hari n'aho ageze, cyangwa se hari aho ageze yere kumva ko yagezeyo ahubwo yibuke nabo yasize iyo ngiyo. Yego, nahubwo ndumva ubirangije ndabisoje, ariko icyo nabwira abakunzi banjye hano kuri Men Empire, tureke umutima mubi, tureke kwikunda, tureke kumva yuko ibyo maze kugeraho naharaniye byahita bibi byaho ako kanya ngo nuko mfiteho ubushobozi cyangwa ngo ukunda. Yego, sibyo? Ikindi cya kabiri, Imana yamufashije, nawe niyo izagufasha, niyo iri kukureba, sibyo? Ni Imana y'abakene, ni n'Imana y'abakire. Kuba yaragiye uwo muntu cyangwa mutari kumwe si impamvu yo kwisaza cyangwa kwisereranga cyangwa ngo umusebye. Nimba gusebeje mwihoreraho gukore cyane kugira ngo agire ubwoba bw'ibyo uri gukora, umwemeresha ibikorwa. Ariko kujya mu magambo, nimba uri umuntu w'umugabo cyangwa uri umuntu w'umugore wiyubaha, rekana nawe, ahubwo umwereke impamvu zituma noneho kugirira ubwoba cyane. Wowe ukora umwihorere, igihe kizamubwira. Ikindi kandi bareke ubunebwe, ibintu byo kuzana amatiku bagendanaho, imitima mibi, bakore cyane, banafatanya ahubwo, kuko wabonaga proje zabo abantu barazikundaga cyane, barazikundaga, ukabona abantu barazishyigikiye, bari gutera imbere. Rero urwango nta rwabageza, nibareke kuvangavanga ngo bazanemo ibintu by'imiryango, nese ari Regis bakazanamo famiye yiwe mo hano, yababara hama hamwe urebe ikintu mikagiye gukora. Agiye gushaka ikintu icyo ari cyo cyose kibi kuri Regis, aza kivuga hano ku mihanda kandi harashya. Okay, mami. Reka tugushimire cyane, ndumva inama uduhaye ni ingenzi. Kandi ubu abwirwa benshi akumvwa na beneyo. Buri wese aba yakuyemo ibye. Reka ngushimire cyane. Ndagushimiye cyane The Pure. Reka nibutse abakunzi banjye gukora subscribe kuri Men Empire. Ushobora kuba ari bwo bwa mbere uyigezeho, utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byiza bijye bikugeraho kandi bikugirira umumaro. Ikindi, menya kwigirira icyizere. Buriya hari akantu hoze mvuga kare ngo ninjye mwanzi wanjye. Niwe wiyanga. Ninjye niyanga. Waruzi yuko umwanzi ngira ari njye? Njya mbireba. Uzarebe nk'iyuje ko ngo dukorane ikiganiro ntari muri mood. Subona ko nabangamiwe. Mba mfite umwanzi ngewe uri kumbangamira. Buranshoboye. Namubwira ati mvaho mwanzi we. Uri kubyumva? Cyagiye mba niburiye confidence. Mba mbangamiwe, ndi kwiyica, ndi kwisenya, ndi kwimaragura, nyine mba ndi kwibwira ibintu bidahari. Uri kubyumva? Mba ndi kwiyumvamo ibibazo kandi nta bindi bibazo bihari. Nyamara nshibutse cyangwa nkagira confidence, ngatangira ako kanya mu gihe nkiri kubitekerezaho, mba ngomba kubona imigisha yanjye iri kumanuka. Bivuze kugira ngo mbwire abakunzi ba Men Empire, umwanzi wawe ni wowe, ugutesha igihe ni wowe, ibintu biguca intege ni wowe. Wa munsi aka kanya uri kureba iki kiganiro, ibintu byakunaniye, ibintu bigutesha umutwe, ibintu ubona ko utakora, tangira ubikore none ahangaha kugira ngo usenye wa mwanzi uri muri wowe, kugira ngo utagira ibyo ugeraho. Shibuka, sinzi ukuntu nabivuga, kanura urebe cya kintu kiguca intege, ushibukiremo, kandi icyo kintu uraza gusanga aricyo kirimo umugisha wawe, biraza kuguteza imbere. Urakoze cyane mami, ndagushimiye cyane. Urakoze cyane na The Pure. Iyi ni Men Empire. Mukomeze mukore subscribe, mukore like, ndetse munatwandikire muri comment aho ukeneye ko twohamagara cyangwa se kuba watuganiriza nawe. Nimero zirapininze hasi aho ngaho. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese.